iyo plate number LAH 270D. Iyo modoka niyo ritwaye abavandimwe barimo Ferdinand Mureyo, Marayika, Mama Reyo ndetse na Mwarabu. Abangaba rwose imodoka yamaze kuba ibata ku muhanda ngo bazira ko ari abareyo. Ese ibyo bintu bihuriye no gufana? Umuntu mu modoka agenda kuba umuntu ari mu modoka agenda bihuriye he no kuba yakurwa mu modoka akabuzwa uburenganzira bwo gutaha iwe mu mahoro kandi yaguze itike ayifite? Abantu mumbwira muri comments. Umuvandimwe aravuga iyo bareka kuyivamo se ko ari benshi. None se kuyivamo nkuru nzi wowe umuntu agusohoye mu modoka waguze itike, ubwa mbere watekereza uti uyu muntu ubundi turapfa iki? Ni iki kiri gutuma ahaguruka akiyemeza kunsohora mu modoka? Ntabwo atekereza ikintu, ntabwo gutsimbarara bakabuza abandi urugendo ariyo byakemura ikibazo. Keretse abaho guteza umutekano muke mu modoka mu gihe abandi bagenzi bavuze bati turi kubangamirwa n'aba bantu ni mu badukize, wenda ibyo byashoboka ko umuntu ashobora kubasohora mu modoka. Ariko abavandimwe bambwiye ko nta kintu kimwe bigeze bakora cyabangamira abandi bagenzi. None uwo muntu ntabwo utekereza iyo power yaba arimo yiha ahiva n'ahijya? Tubiganiraho muri comment. Ubwo Mwarabu n'abandi bari kunyandikira ubutumwa bwanjye ndaje ndabusoma kuko sindi we kuri live ntabonye gisubizo, ntanabonye ko hari icyo iyi live yanjye yabikoze mu bijyanye n'abakabaye bakemura ikibazo ndetse na mu bwanyu muri mu mage. So tari unamaze kugera ku musigiti w'Nyamirambo. Macha polisi nayo mereke ngomba kuyikurikirana nkayibagezaho update zayo. Ariko nizere ko muri gukora subscribe batarayikoraho di. Tunaganira. So LAH 270D. Iyo modoka niyo abavandimwe bari barimo babareyo. None umushoferi we yabataye hanze ndetse abataho aho bita mu Gitaraga, ahita afata inzira aragenda. Basigaraho bafite amatike kandi ngo nta kindi kibazo bagiranye nawe. Ndabaza ikibazo kimwe bankurikiye, ibyo bintu birakwiriye hano wacu mu Rwanda rw'amahoro n'amahirwe? Birakwiriye ko umuntu ashobora kwitwaza ko afana ikipe agasohora abantu mu modoka akabata ku nzira kandi batanze amafaranga yabo? Unkurikiye wese, sinzi ikipe ufana, sinzi niba ufana n'umupira, ariko wenda ukaba ubonye aka kalinki kakugeraho mu wenda butunguranye ukabyumva, nambwire mu gikari cyangwa se hano muri comment tube tuganira. Untangire share kuri ku buyobozi bwa Rayon Sport ndetse n'abashinzwe abafana by'umwihariko Matich. Umuntu ufite nimero Matich amumpere iyi link akurikira live yumve abavandimwe, niba ngombwa bahamagare bahabaza ikibazo bagize, niba ngombwa bahamagare muri international. Iyi modoka LAH 270D niyo makuru bampaye, murabyibona muri comment. Bambwiye ko ari modoka bari barimo ibataye mu nzira ngo umushoferi sijuye ngo ni umukunzi wa APRFC none ataye mu nzira bareyo ngo ntiyatwara imodoka bareyo ngo irimo abareyo. None si ubyo bintu haraho byabe akosa karengane? Mwe muri kunyumva niba koko amakuru abari ngo bampaye kandi ngiye gukora iyi live kamera namaze kumenya neza ibyo ari byo, ntabwo ari ibintu turi guhimba, kuko ibyo bintu abana bameze nk'ababahazi. Kandi namaze kwinjira muri Nyamirambo rero, namaze kwinjira muri Nyamirambo. So ubwo nitanga aka Mwarabu ari kunyandikira cyane rwose, ubutumwa ndabusoma neza nitonze. Ubona ko ngeze muri quartier za Nyamirambo ndi kwihuta kugira ngo njye kwicara ahantu ntuje. Soma ubutumwa wajya dusangira ijambo kuri iki kibazo. Aravuga ati mutubarize mo kabyaramwe turebe ko twava muri aya mage aho tugeramiwe. Ubuyobozi bwa Rayon Sport nyamuneka nimwumve ko ari abafana bane batawe mu nzira n'umushoferi wa international ufite imodoka LAH 270